Igitondo cyiza kuri wowe uduteze amatwi unadukurikiye muri aka kanya. Iyi ni Theo TV Kinigi, aho tugiye kuba twabereka urubyiruko rw'abakorerabushake rwagiye gusura ingagi mu mateka yarwo. Bwa mbere uru ni urubyiruko rw'abakorerabushake bo mu murenge wacu wa Kinigi. Ahangaha nk'uko ubibona, ahangaha turi mu ishyamba ry'ibirunga, ahagiye kwagurirwa ishyamba ry'ibirunga ahahoze ari Serena. Murabona ko harimo urusasa, ingagi zirimo ziragenda. Bwa mbere rero mu mateka y'urubyiruko rw'abakorerabushake basuye ingagi mu rwego rwo gutangiza nanone cyangwa se kwitegura igikorwa cyo kuba hakwagurwa umushinga wo kwagura ishyamba ry'ibirunga. Ahangaha rero murabibona neza ko twageze mu ngagi zirimo ziragaragara, murabona ko zirimo ziragenda zitambuka. Aya ntabwo ari amafoto nk'uko ubibona, iyi ni videwo igaragaza ingagi. Kandi burya abantu baravugaga bati urubyiruko rw'abakorerabushake rwo bizagenda bite ko nabo batabona amahirwe yo kuba bagera mu ishyamba babe basura ingagi. Ariko kuri uyu munsi no kuri aya masaha, muri iki gitondo cyo ku itariki ya 29 z'uku kwezi kwa gatanu umwaka w'2025, twazamutse tujya kuri tere mu ishyamba ry'ibirunga hahoze ari Serena nk'uko ubibona. Tuhageze dukora ibyatujyanye, uko twajyaga gucukura imyobo yo kuba twazateramo ibiti ku munsi w'ejo ku itariki ya 30, aho hazaba hafungurwa igikorwa cyo kwagura ishyamba ku mugaragaro n'umushinga Africa Wildlife, ariyo ifite inshingano zo kwagura iri shyamba. Niyo ibifite mu nshingano. Muri urwo rwego rero nk'abakorerabushake b'umurenge wa Kinigi twahageze tugira umugisha wo kuba twabona n'ingagi. Turishimye, urubyiruko rurishimye, ruranezerewe cyane nk'uko ugenda ubibona muri aya mafoto cyangwa se muri aya mashusho. Urabona ko rwose ni urubyiruko, ni benshi, urababona barimo bagenda bareba, bafata amavidewo. Buri wese afata videwo uko abyumva, uko abishaka. Ingagi zirimo ziratambuka, mbese ni inyamaswa zibana neza n'abantu nk'uko mubibona. Ziraca hagati yabo bagafata amafoto, amavidewo uko ubishaka. Niko wafataga ifoto, wayifata uryamye, wayifata wubamye, uko washakaga uko ariko kose wowe wafataga videwo uko ubishaka. Hanyuma rero nta kindi nakubwira, icyo ngusaba nk'inkunga yawe, dushyigikire ukora subscribe, like, share and comment mu yandi magurupe ubamo hirya no hino: Facebook, Instagram, WhatsApp, za IG. Zo ni Instagram ndimo mvuga, hanyuma na Twitter cyangwa se X. Ubu rwa rubuga rwahoze ari Twitter, ubu ngubu rwabaye X. Hanyuma rero iyi videwo se urayikunze, kora subscribe kandi ukazogera, ubundi uje ahantu handitse all, kugira ngo ubutaha videwo zijye zikugeraho kandi zikugerereho igihe uko tuzishyizeho zijye zikugeraho. Nta kindi rero tugusaba inkunga yawe ni gukora subscribe. Ikindi urabona ko turi hamwe n'abagaradi mu ishyamba, barimo bagenda badusobanurira uko ingagi ziba zitwaye. Ese ni iyihe ngagi iba iyoboye izindi? Ese uyu muryango kurimo ingagi nyinshi, ese bigenda bite iyo ziserutse zigiye? Ese bihagaze bite? Yagiye adusobanurira rero. Wenda ahantu muraza kumubona mu mashusho cyane, kuko yagenda akurikirana uko ingagi zirimo zisubira mu ishyamba. Ahangaha urabona iriya ni silverback, urabona aho ngaho yarimo ituruka hafi ku rutonde, azibona ni ebyiri. Silverback arimo atubwira ati iyo silverback, uyu ni umuryango urimo silverback ebyiri. Harimo inkuru ifite imyaka 28, noneho hakabamo n'indi ifite imyaka 21, ariko ngo ya yindi nkuru ya 28 ngo yahariye ubuyobozi iyi ngiyi y'imyaka 21 kubera kuba inaniwe cyangwa se irimo igenda ikura. Hakibazo uti ingagi nazo zirakura zikagira n'abayobozi? Twaramubaye tuti se none habamo n'abamutwara sibo mu ngagi nangwa biba bimeze bite? Aravuga ati ahubwo iyo ingagi igeze mu myaka 18 itangiye, yari umuhungu, itangira kuba silverback.
ariko iyo ari agakobwa kaba karatangiye kuba kateretwa cyangwa se kaba kagira igihe cyo gushaka, ariko nyine nk'iyo umusore cyangwa se agahungu k'ingagi kamaze gukura kageze igihe cyo gushaka kava muri wa muryango kajya gushinga umuryango wako nk'uko babidusobanuriye. Hanyuma rero komeza ukurikire videwo, ubundi ibindi ni muri komenti uraza kugenda utubwira. Theo TV Kinigi turahari ku bwanyu kugenda tubagezaho amavidewo n'amashusho bigiye bitandukanye kugira ngo murebe ibyiza bitatse u Rwanda. Muvoma nkeya ntagire umuntu urengana aha. Simuri kuzibona? Bisaba kujya kuyegera kugira ngo ugende. Ari yose. Sinzi umuterankunga wishyuye. Umuterankunga nizo. Cyaya bana yishyuye se. Urakoze pe. Aramutse neza. Yego. Ziratwiyeretse pepe. Zirabami. Zidukuye kwanda batese. Ni Sabyinyi. Ndabateze hajya. Ufunguza abantu hafi ya bisatero. Seria banda ziri. Kibamba yazo ni mubonye. Silver bar. Nayibonye imbere nayo. Ariko yamaze kuyikabara. Okay. Aba turashaje genda gake. Ariko iteme bigenda gute? Zirarwara iva muri group. Umgasembe. Niyo Silver bar. Kama mfata umugarade we. Ya. Bakaturuka ku myaka 13 kuzamuka zitangira kuzana burabwoya bwa Silver nyine. Hariyo bonye ifite amezi bavuga amezi iratwita muri izi zose ntayiri izo uraka karahaze nta ngore zirimo nta ngore zirimo dore ingore zicariya hejuru ifite n'akana kayo ngizo izi n'ingabo n'uduhungu ngo hari indi usize inyuma yamanutse no hejuru irizana nta kibazo cyane bakubizi we umuryango zigiye nayiraza iri hano mu biti yandi gusoza ifite uruhara nimba uyibonye bayakura twayibonye ni Silver bar ne ebyiri harimo ishaje ko kabisa ubona ko none ko kikubise dore zirani zongore zazo biziri wayihora irizana bakubizi zizamuka iratinda yese ko ari zo ziyoboye yihorera yikibwe koko suko zibwirwa n'iki ko ziyoboye yakuri bare batayitayo ariko kano karahaze ariko kaza kurya ya migano hano yani yizi kuriye mbese nihagariye umuryango ariko ntabwo bivuze ko ari yo nguru ntabwo ari yo nguru nihagariye umuryango inguru ubwo yari iri nyuma kandi bana zabagamo bamutwara se ubone no kubangira Silver bar kamure bihagaze hariya niyo nkuru kuri iyi ngiyi ifite uruhare iriya rero yahoze iyoboye kubera gucika imbaraga iriyitwa ubwo iriya ifite nk'imyaka nk'ingahe none si kugira iyi kabeli bitwara mu muryango ari ikindi gisoro kizaba kiri kubyuka nishaje cyane nyine zirapfa ari imyaka zigezeho zigapfa ubwo yapfa nkuko n'umuntu agenda akiri muto uyu muganda urusengero ari ubwo urasengero wawutegura wazishingura ku rutumu iriya Silver
iriya ya mbere ifite 28 iriya naberekaga ngo iyi ngiyi ifite 10 se mwaretse nkabaza yaryamye reba iriya reba twadura ingore zanyu reba karakana reba karaguye gafite amamanyeri izo ngo twashatse kuzigira ugomba twabikora ziratuyobora urumva ingagi zasohokeye iriya zikaba zitugejeje aha kuko zari zanze kwinjira zashaka kurya inturusu ure turazihorera aho ishakiye ariko umuntu ubwo se bagiye kumuriha baramuriha ziriya nturusu baraziriha pe barazibara bakazishyura mwese mwajya muziterera mu ishyamba kubera ko iyo iyoboye nayo yasigaye inyuma iraza igihe ishakiye iraza twageze ngo n'abazungu ahubwo banarikumwe abazungu ntabwo bazibonye ariko abazungu bazibonye basi yagera nkandi yagera nkandi reba ingagi kuvanira mu nkingi muri Amerika ukayitegera ngo uje kuyireba mwebwe muyirebeye muri ishu none turi wabo turi muri Amerika ukuntu zitwiyeretse zikagera wagira zaze reba no kwifotoza igakora ibitumenyetso nuko zamenyeranye n'imbuto n'abazungu yakoze tumaninyeri wagira zaze ko dufite amatsiko zinatanyiriye iyo byarangiye kubona hano uzinjiye ibindi yasigaye yereka ko tutari umwanzi wawe